urakoze aposo. Igiye uvuga buhoro cyangwa ni microphone? Ngo iwacu muri Anglikani mu Cyongereza iyo pastori yinjiye aravuga ngo the Lord be with you, abandi bakamusubiza ngo and also with you. Ariko burya abakristo kenshi baba barangaye, hanyuma rero yinjiramo uko bakarangaye, microphone ye ntiyavugaga neza, avuga ati something is wrong with this microphone. Abandi bagira ngo gatangiye iterano and also with you. Something is wrong with my voice. Mwijosi ryanjye harimo akantu katarimo kuvamo neza, ariko ndizera ko munyumva. Ndashima Imana cyane kandi ndashaka gushimira Poso kubw'iyi gahunda y'umuryango. Kandi ntabwo ari bya bindi abavuga butumwa tuvuga kugira ngo mbese tushyira abantu areze, tubashyeshye, tubaryohereze. Oya, hari ikintu ngenda nitegereza. Hari umupastori twaganiraga ejo bundi arambwira ati abagabo barananiye. Nashatse kusanya abagabo mbere, we ntabwo abagabo bakunaniye, ahubwo ntabwo abagabo bigeze bitabwaho. Burya n'imiryango ni kimwe. Buriya iki kintu cyo kwita ku miryango, umva abantu bakubwira ngo imiryango irimo irasenyuka, ngo imiryango irasenyuka. Nkababwira ntari ko jewe ikintangaza suko idasenyuka, ahubwo ikintangaza suko imiryango isenyuka, ikintangaza nuko hari igihagaze. Reka mbibafashe kubyumva. Ugiye kubaka inzu, jewe maze imyaka 35 mu rugo. Reka dusipoze ko buri mwaka ari nivo imwe ya etage. Biravuga ngo ubu jewe ntuye mu nzu ya etage ya nivo 35. Sibyo? Ugiye ugafata umuntu utarigeze yiga no gufata umwiko. Umwiko murawuzi wa wundi bakoresha. Ukamubwira uti rero ugiye kunyubakira inzu ya etage ya nivo 35. Akakwemerera akayubaka. Rwose nkubwije ukuri, idahirimye bwaba ari ubuntu bw'Imana. Icyo ndimo gushaka kubabwira ni iki? Bibiliya iravuga ngo muri Hoseya ibice 4:6 ngo ubwoko bwanjye burarimbuka kubera kubura ubwenge, cyangwa kubera kubura instruction. N'imiryango akenshi twayitekinze for granted. Njyambaho ubuhamya kenshi iyo nigisha ku by'imiryango, ariko reka ubu ntangiye nabi nabyumvise. Iyo utangiye kwigisha ugatangira utera inzenya, utanga inkuru, guaranteed ubwo utangiye nabi. Kuko ushobora kurondogora cyane cyane iyo ushaje nkanjye, ushobora kurondogora ukibagirwa ibyo wigishaga. Ariko reka mbabwire icyo nababwiraga, hanyuma mpite ninjira mu nyigisho, ubwo birihuta. Ndi pastori, haje umusore mwiza w'umu-chef de service muri banka runaka, araza arambwira ati rero nifuza ko ari uzansezeranya. Nari nkiba hariya mu Biryogo muri katedrali ya Anglikani. Nifuza ko ari uzansezeranya, ariko wowe bambwiye kuruhanya nikagira inkuru. Nduhanya se ngirane? Ati barambwiye ngo kugira ngo usezeranye umuntu agomba kwiga science nibure 3 z'amasaha 2. Ndamubwira nti cyane. Hanyuma nambwira ati ntabwo ayo masaha nayabona. Ndamureba ndamubwira noneho kurongora bireke. Kurongora byihorere kuko you are not ready. Arambwira ati ariko je nditeguye. Ndamubwira ndeka nkubwire, wize amashuri angahe? Ati mfite MBA. Ufite MBA? Ati mbaze MBA yitwara ntubwo wize amashuri 6 ya primaire. Ati wiga 6 ya secondaire. Ati wiga na 6 ya university. Ati imyaka 18 kugira ngo ube umuyobozi muri banka. None uransaba ngo ugiye kubaka urugo, uzatungiramo umugore, ukarubyariramo abana, ukarukoreramo iminsi mikuru, wazarwara ukarwarira mu rugo, wazapfa akaba ariho tugukura, nk'uhisaha imwe gusa. Ndabona rwose ibyo no gusondeka, ntabwo nabikora. Urafata 3 y'amasaha 6, cyangwa se ni take it or leave it. Urafata ibyo nkubwira cyangwa ubireke. Aricara arimvira arambwira ngo ibyo ari wese pastor, ngo reka nihangane ngo nzayishaka umwanya. Yaraza ko ariga na sheri we rwose ndabigisha nshyiraho umwete,
ariko icyo namukundiye turangira rero turabizi iyo menya ko ari buzatwigisha nari gusaba seanse zirenzeho kuko nasanze ntacyo nzi. Reka mbabwize ukuri, harya wa musore yicaye uriya ararebera mu madirishya nko kwa kundi yandirimba ivuga, aricaye arumva bizaza bikaba byiza byaba bibi akigana iby'abandi. nkavuga ntoya we fata umwanya ubwo ukiri umuseribatiri witegure kuba umugabo. Ndaza kubaho ubuhamya, reka niyo gutangirira ku buhamya. So iyi negligence twagize gutegura abantu. Nigeze kuganira n'umuyobozi umwe ambwira ati ko ingo zashize muradufasha iki? Ndamubwira nti ntacyo. None se reka mbabwire, kireka dusubiye inyuma tugahindura systems zose. None se abantu bose ntabwo bazaca mu rusengero. Twe nidushyiramo n'imbaraga mu rusengero tuzigisha abo mu rusengero, ariko abadaca mu rusengero se bazigishwa nande? Ingo zirasenyuka, ubwoko bwanjye burarimbuka kubera kubura ubwenge, niko Imana ivuga. Abantu barajya mu bintu batazi. Umuntu aragenda ngo kubera ko umusore ngo akuze ngo afite ubwanwa, none hose gaye banabutereka ngo ubwo afite ubwanwa, umukobwa akaba afite amataye ngo ubwo bari ready. Muri ready muki muziki? Mpora mbibaza urubyiruko nkabona ariko ko mumbwira ngo ibyo mu rugo murabizi, uziki? Papa wawe na mama wawe iyo bagiye gutongana baraguhamagara bakakwigisha ko umuntu atongana n'umugore batarwana. Iyo bagiye kuryama se barakubwira ati ngwino tukwigishe n'ukuntu bya bindi byo mu gitanda. Ingo zose zirabikora, tukwigisha uko babigenza. Ninde wigeze akwigisha uretse kwicara mu rugo gusa? Kuba wicara mu rugo ntibivuga ko uzi urugo. Kuba wicara kwa muganga ntibikugira dogiteri. Ushobora kubona umuganga arimo gusuzuma umuntu tiburiya nanjye ubizi hehe. Rero reka duhere kuri iyo premise. Niba tuvuga ngo save the family, tubanze dusubire kuri analysis y'Imana ivuga ngo impamvu ingo zishize zirazira kubura ubwenge. Itorero ryagize negligence, education system yagize negligence, n'ababyeyi natwe twagize negligence. Abana turabigisha tukabashyira mu ishuri bakiga imibare, bakiga ibifaransa, bakiga ibyongereza, ariko n'ababyeyi bangahe twicarana n'abana bacu kamubwira ngo rero sha ngiye kukwigisha uko umuntu aba umugabo. Nigeze kubwira umuhungu wanjye umwe, abahungu wanjye bombi bararongoye, ndamubwira nti ngenda gushaka. Hanyuma arambwira ati daddy, ati reka nzabanze nitegure. Murategura iki se ko nkushaka? Hanyuma ajyanye nyina ku kazi arambwira ngo mama, ngo ndabizi iteka ryose iyo papa mbwiye ngo aranshaka hari amakosa mba nakoze. Aranshakira iki? Arambwira ati siko numva nta kintu aherutse kumbwira wowe warakoze cyamurakaje, uze kumubaza. Noneho haraza arabimbwira, arambwira ati ariko ati sindi buvugi wari we muri abo babiri bahungu banjye, ati yambwiye ngo uramushakira iki? Nawe ndibyigorera ndaza kubimwibwirira. None nza kumbwira nawe rero icyo nkushakira, ubu warangije university, ndagira ngo twicare nk'abagabo tuganire nk'abagabo, umbwire imigabo n'imigambi yawe, kuko ubu niba warangije university ubwo ndabibona ubwo mu minsi iri imbere uzabambwira ko wabonye fiance. Ndashaka kureba readiness yawe yo kuba umugabo. Arambwira ati niba ari byo ngibyo noneho ati tugende. Nuko ni kangahe twicaranye n'abana bacu ngo tubigishe kuba abagabo? Aba mama ni kangahe wicaranye n'abakobwa bawe? First of all, niba uri n'umudamu mwiza, kuko nabyo ntabwo mbitakinga for granted, ariko ndabona muri beza, mugomba kuba muri abagore beza. Ababi ntabwo basenze uyu munsi, nta mugore mubi waza hano. Ariko icyo nenda kubabwira, twese twagize negligence. Ababyeyi bagize negligence, bagize uburangare, n'igihugu cyagize uburangare, kuko ubundi dushatse rwose mbivuze banashyize mu nabwira nti se narebye kuri kurumu za primaire, za secondaire, za university, ni hehe bigisha abana kubaka urugo? Mu itorero, muri Sunday school, mu ba teenagers, mu rubyiruko, ni hehe tubategurira kuzaba abagabo n'abagore? Hari ibyo muzi? Ababyeyi rero twe dutangira dutinze uhengera. Hari umugani urubyiruko rwazanye muri no minsi
ngo ntabwo ihene ibyihwira umunsi w'isoko. Icyo bivuga kwigisha abanyamugerega biranagora. Mu cyaro hari igihe umuntu aba ari bujyane ihene mu isoko, noneho akabona ihene ye irananutse, imbavu ziragaragara, akayifata agashyira amazi nk'umunyu, ihene ikagombwa amabondo akangana gutya, ikamera nk'ibyibushye. Ariko ujya kuyigeza ujya kuyigeza ku isoko amazi yashizemo. Rero n'urubyiruko niko turugenza, uramufata umuhe ka seanse kamwe atanabikurikira kubera ko mu mutwe we harimo ubukwe, ngo ubwo urimo urategura abageni. It's too late. Twagombye kubyinjiza muri system bagatangira bazi kuba umugabo icyo aricyo, ariko ndaza kubigeraho. Mu gitabo cya Nehemiya ndacyashima Apostle yigeze kubwira Abayisirayeli, arababwira ngo mwibuke Uwiteka umwami ukomeye uteye ubwoba, nimurangiza muhaguruke murwanire bene wanyu, murwanire abagore abana banyu b'abahungu n'abakobwa, murwanire abagore banyu, murwanire ingo zanyu. Nehemiya ibice 4:8. Ngira ngo uyu murongo twagombye kuwushyira mu mitwe yacu, twavuga ngo nimuhaguruke turwanire ingo zacu kandi turwane urugamba runesha. Save a family and you save a nation. Teme y'uyu munsi ya Save a Family Save a Nation ni nziza pe. Uyu munsi ngiye kwigisha, muhumure ngiye kwihuta, noneho uburondogozi bw'ubusaza burarangiye, ariko promesse yanjye ntimuyizere. Umuntu afite imvi burya ntimuzamwizere. Arakubwira ngo ndavuga mu magambo make agafata isaha kubera ko afite byinshi yavuga. Umusaza witwa Mpyisi yigeze kuvuga ngo mujya mwumva bavuga ngo turi inararibonye, ngo niri iki se twabonye, ngo ni ishyano nyine tuba twararibonye. Rero buriya nubona inararibonye ihagaze imbere yawe, ujye umenya yuko. So Zaburi y'127 niyo nigishirizaho, iravuga ngo Uwiteka iyo atari we wubaka inzu, abayubaka baba baruhira ubusa. Uwiteka iyo atari urinda umudugudu, umurinzi abera amaso ubusa. Bibaruhiriza busa kuzinduka kare, mugatinda cyane kuruhuka, mukarya umutsima wo mu ruho, niko aho wakunda ibitotsi. Dore abana ni umwanda uturuka ku Uwiteka, imbuto z'inda nizo ngororano atanga. Nk'uko imyambi yo mu ntoki z'intwari iri, niko abana bo mu busore bamera. Hahirwa ufite ikirimba kibuzuye, abameze batyo ntibazakorwa n'isoni, uko bazavuganira n'abanzi babo mu marembo. Haleluya. Ubundi iyi Zaburi ndayikunda cyane iyo turimo kuganira ku bijyanye no kubaka ingo, kuko baravuga ngo iyo Uwiteka atari we wubaka inzu, iyo Uwiteka atari we wubatse umuryango, abubaka baba barushywa n'ubusa. Reka mpere kuri ibyo ngibyo dufate ibintu bitatu ko nibyo ngiye kubakiraho. Ubundi ushaka kubaka inzu nziza, hari ibintu bitatu ugomba kwitaho. Icya mbere ni uguhitamo umwubatsi w'umuhanga ubizi. Siko bigenda? Ugashaka umuntu w'umwubatsi ubizi, uzi kubaka. Icya kabiri ni ugutoranya ibikoresho byiza, bizima, byiza, by'agaciro. Icya gatatu ni ugukora igishushanyo cyiza cy'uko inzu yawe izaba imeze. Ibi bintu bitatu bijyanye no kubaka nibyo ndi bwubakiriho inyigisho yacu y'umugoroba, kugira ngo mbafashe kumva neza icyo tugomba gukora kugira ngo dukize imiryango. Icya mbere, reka mpere ku gutoranya umwubatsi. Imana irivugira ngo iyo Uwiteka atari we wubatse urugo, abarwubaka baba barushywa n'ubusa. Yesu yaravuze ngo umuntu wumva amagambo yanjye, muri Matayo ibice 7, ngo umuntu wumva amagambo yanjye akayakomeza, ngo abameze nk'umuntu wubatse inzu ye ku rutare. Ngo abantu babiri barubatse, ngo umwe yubaka ku mucanga, undi yubaka ku rutare. Ngo imvura iragwa, imivu iratemba, imiyaga irahuha, byikubita kuri izo nzu zombi. Bibabwira ngo niyo waba uri umurokore, uri umukristo, imvura izagwa tu, imiyaga izahuha, imivu izatemba, byikubite ku nzu yawe. Ntabwo ari wowe wabihamagaye, ntabwo ari wowe wabishatse, ubukene buzaza.
nihataza ubukene hazaza uburwayi, nihataza uburwayi hazaza n'imigisha. Erega n'imigisha nayo ni ikibazo. Uzi ko Satani yinjirira mu mugisha. Daheri mbona muri kino gihe umugisha niwo wabaye ikibazo. Hari abantu babana neza iyo bakiri abakene pe, bakabana neza iyo bakiri abakene. Umugabo anyonga igare, umugore acuruza agataro, bagataha bagasangira stories, ukabona baranezerewe, bakanasenga n'Imana kubera ko baba bayikeneye. Ariko Imana yamara kubumva bagashinga akabutiki, umugore akajya kwicaramo, umugabo akajya kurangura, butiki igakura ikabiduka. Noneho umwe muri bakajya Dubai cyangwa akajya Gwanzu n'ahandi hose barangurira. Noneho haje mu Turukiya n'ahandi hirya no hino, kashi zikaboneka, imodoka ikabiraje, amafaranga akaba arabonetse. Umugabo yajya areba umugore akavuga ngo uyu mugore ntahuye n'ikigero ngezemo, agatangira kuririmba nashatse umugore narutaga. Iyo ndirimbo Rugamba yari yarabitegereje, nashatse umugore narutaga, none arashaje jye nkibyiruka, nzashaka umutoya mu muharike, numva iryo raha. Iyo ni Kigali, aho niho Kigali igeze. Imigisha ya Kigali narayibonye, ushyize no mu rubanza naguha ingero, abantu bagendanaga neza, imodoka zitaraza, amafaranga ataragwira. Ariko muri kino gihe numva iryo raha. None ariko nakabikiriza, oya da wikabya, jya umenya gusaza utanduranije cyane. Iki ni ikintu gikomeye, kubera ko iriya miyaga ihuha, iriya mivi itemba ishobora kuza muri forume zose. Nta kintu kibi nko kubona umugisha ari uhindutse umuvumo, ukabona amafaranga yagombaga kubatunga, yagombaga kubanezeza, niyo yahindutse impamvu zo gushwana. Mutarayagira ntimwashwanaga, amaze kuboneka murayapfuye. Imivi iratemba, imiyaga irahuha, byikubita kuri iyo nzu. Iyubatse ku mucanga irahirima, iyubatse ku rutare irakomera. Umwubatsi, Imana ikavuga ngo iyo atari Uwiteka wubaka inzu, abubaka. Reka mbabwire, ikintu cya mbere kizakomeza ingo, ikintu cya mbere kizakiza ingo, mwene data Apostle, reka tubwirize abantu agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo. Ariko Yesu Kristo muzima, kuko dufite abakristo bafite Yesu Kristo ntazi ubwoko bwe, bagomba kuba baratoraguye undi mu Yesu, kuko bari benshi. Nureba muri Bibiliya hariho ba Yesu benshi. Kera najyaga mbwira abapastori, dukurabizi hari ubwo twambara imisaraba ku makora cyangwa n'iki, ahubwo ntimuzankangisha umusaraba. Igorogota hari 3, biterwa n'uwo wateruye. Hari abantu bayobotse Yesu utari Kristo, kuko hariho na babari Yesu, hariho na ba Yesu, hariho abandi ba Yesu. Hari abantu bashobora kuba barafashe Yesu utari we, kuko warafashe Yesu wa wundi muzima. Hari ibyo udakora, hari ibyo utajyamo, hari n'ibyo udatekereza. Iyo rero tuvuze ngo gukiza umuryango, Yesu ntabwo yaje gukiza abantu individu, ni naryo kosa twakoze. Yaje gukiza na za institution, yaje gukiza umuntu, kubera yuko umuntu niyo raw material, nicyo gikoresho bubakisha. Ariko bubaka na za institution zifite amabwiriza, ndaza kubigeraho. Iyo tuvuze ngo gukiza umuryango, twe ntidushobora gukiza umuryango, ariko Yesu akiza umuryango, kuko adukiza ibyica umuryango. Ariko uzi burya kugira ubutatu bw'Imana butuye mu rugo, the Trinity at home, Imana Data. Buriya jewe mu bintu Imana yanyigishije bikomeye, nkiri umuseribateri, numvaga rwose nshyitsi. Hari igihe abantu bavuga nkabumva, kuko jewe natangiye ndi umuseribateri, ubundi mba focused mu buzima bwanjye, sinigeze njaraja. Iyo ndi umunyeshuri narigaga, kuko nari mfite target, urukiramende rwanjye rwari hejuru cyane, kandi koko akaba ari rwo ngenderaho. Ndangije ngiye mu kazi niha target yuko ngomba kuba umukozi utagira ikintu ajorwaho. Niba ngiye kwigisha, ngomba kwigisha ku buryo nibajya ku nkota ba hotelite cyangwa trebo, bitewe nuko directeur yaramutse, ariko nta bintu byo kujandajanda no ku oya.
noneho nkajya numva n'ibyo mu rugo rwose ubwo ngomba kuba ndi tayari kabisa, ntangira no kubiteganya, ntangira no gupanga, niha target yuko nzarongora afite inzu muri Kigali, kandi nari umwarimu hirya hari Rurindo mfite inzu. Twebwe mu gihe cyacu ariko abajene ubu sinababwira iby'inzu, inzu y'ino munsi gondera ibona umugabo igasibundi, ariko mu gihe cyacu inzu rwose warayibaraga ibihumbi byawe 800, ariko icyo gihe twebwe twahembwaga make nabwo. Jewe nari muri kategori ya mbere y'abalisansiye nahembwa ibihumbi 25, ariko yari menshi icyo gihe, ntimubyibeshyeho. Niha target ko nzarongora mfite inzu i Kigali, urumva nari nsobanutse. Noneho rero bukeye ndicara ntitiriza Imana nyibare ko Mana kutinze kumpa umugore, kuko nari mfite umufiance rwose twarabyemeranije. Wihangane ndaza kubigeraho, ndashaka kubanza gufasha urubyiruko kugira ngo babe comforted. Iyo Uwiteka atari we wubaka inzu. Noneho umukobwa jewe urumva ndi focused, narangije secondaire ifite imyaka 19 njya muri university, mpita niha focus, ndavuga ngo ku myaka 25 nzaba narangije lisanse mfite umufiance ufite imyaka 21 kandi nzarongora afite 25 target. Hanyuma koko ibintu birikora kuri 24, nari umwarimu muri university mfite inzu ya university, ko twebwe baduhaga amazu ari na equipe. Ndavuga nti sasa ibintu byanjye Imana ibishyira ku murongo, nari ntarakizwa ariko mu byitonde. Hanyuma umwaka urangiye mbona ibaruwa iturutse muri ministeri ngo kubera impamvu za leta ntukira umwarimu muri university, wabaye redeployé muri secondaire, banyohereza Rurindo muri troncome. Ngeze y'imishinga yanjye yose itangira gupfa. 25 sindongoye, 26 wa mukobwa nari mufite 21, target yanjye nayo nayigezeho, kwitoranyiriza nyine ntacyo yaratwaye. Hanyuma kuri 27 ahubwo ubwo nageze Rurindo mpita nkizwa, ahita nkatira carte rouge, arambwira ati wenda ndabona wizarira mu mayira kandi nabonye undi, sawa ugira urugendo ruhire. Nanamutahiye n'ubukwe ndanamutwerera, abiyahura simbamo. Oya, ufite Yesu. Oya, jewe rwose hari ibintu ushaka kwigisha urubyiruko. Umukobwa nakubenga cyangwa umuhungu, ujye umubwira utumva ubu ni ikimenyetso Imana irambwiye ngo ntiyari wowe, ubwo wanjye ari imbere hari finish. Ariko ubwo preparation yanjye ntimurahige, ntabwo ndayigeraho. 27 arankati, ndihangana. Plan yanjye ndacyayifite, inzu yanjye y'i Kigali nyiriho, ndimo ndayiteganyiriza, ndayikozaho imitwe y'intoki, ntangira gutitiriza Imana. Ukeye Imana irampindukirana. Burya rero hari igihe wirukankana Imana ikakwihorera ukayirukankana, mwagera imbere ibonye musigaye muri babiri, ikaguhindukirana ikaziti sawa, harya ngo urashaka ko nk'uwo umugore cyane ahubwo urimo uragenda buhoro, uratwarira muri 5 kandi ushaka kugendera mu 100, ubu ntabwo ubona ko nirambiwe. Imana irambwira ngo ese ubona uri umugabo? Imana mbuze iki? Wowe ntangira kwibwira amashuri nize, mfite masters, mfite imishinga, mfite. Irambwira ngo ibyo byose ntabwo bikugira umugabo according to me. Banza ufatire ijambo ryanjye, ugende ujyemo urebe ibyo ntegereje ku muntu witwa umugabo. Maye ndicara mfata Bibiliya, nari narayisomye pe, nzi no kuyisoma, nzi no nabyo nize no muri university. Ndagenda nkora étude biblique ku kintu cyitwa umugabo according to God. Imana irambwira ngo number 1, niba uzaba umugabo according to me, ugomba kuba umutambyi urugo rwawe. Mutegerejeho yuko uzasengesha urugo rwawe, ukaruyobora mu ijambo ryanjye, nkaba Imana yawe, urugo rwawe nkarutahamo nkuko najya ngenda kwa Adamu na Eva. Ishyiraho tiki. Ndashaka yuko wiga kuba umukunzi w'umugore wawe, ukamukunda nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Sinzamubona afite umunkanyari, sinzamubona yazinze umunya kubera amagambo yawe cyangwa imyitwarire yawe.
kunda umugore wawe nk'uko Kristo yakunze itorero. Ndandika mutegerejeho ko mu rugo rwawe uzaba umurinzi w'urwo rugo, ukarurinda amakimbirane, ukarurinda inzara, ukarurinda ku buryo ukarurinda nk'uko Kristo arinda itorero rye. Tangiye mutegerejeho kuzaba umurezi w'abana bawe, ukabaha indangagaciro. Abantu benshi bibeshya yuko kuba umurezi w'abana bawe ari kubohereza muri Amerika, kohereza muri Canada, no, burya ikizagira umwana wawe ni indangagaciro uzamubikamo zikazamuherekeza kuzarinda agera hehe. Imana irabinsobanurira neza, ndabyandika ndabitunganya, buruyo yabyo narayigumanye. Afite ingeze mu gipastori vuba aha ngaha mu myaka nk'6-7 ishize, nandika igitabo cyitwa Umugabo mu mugambi w'Imana, ariko draft yayo nari nkifite nkiri umusore. Ariko nanga ku cyane ko navuze umuntu w'umusore yandika igitabo kuko umugabo utaranaba n'umugabo ngo urebe ko ibyo uvuga bifite ireme nawe wabiciyemo. Mbonye narabinyuzemo, maze gushyingira abana, maze kubona umuryango uri stable, ndavuga noneho nshobora kwandika kino gitabo. Ariko reka mbwira urubyiruko rurimo n'abandi bakiri batoya, ubundi biteguye kuba umugabo. Hari abantu baba big boy aba yibwira ko ari umugabo, kuba ubyibushye, ukuze, ufite ibituza, ukubaka umubiri, ukagira parance, ntabwo bikugira umugabo. Benshi muri bo ni ba big boy, ahura n'ikibazo akabivamo. Uratwara umugore ngo aragustressa. Uzi ukuntu dustressa Kristo ko ataratureka? Kugiye ngo umugore ustressa, ngo umugore untesha umutwe, ko Yesu atarata umutwe n'ukuntu tumuhemukira. Ntabwo twigeze twitegura. Jewe Imana yaneguye nkiri umusore, hanyuma irangije yibonye ngira ngo maze iravuga ngo sawa, noneho reka mutwikurure wawe nguyu. Twabahaye uhamya hano, ampagarara imbere ndamubona. Ikintu cya mbere baratubwira ngo umwubatsi w'umuhanga uzatwubakira ingo ni Imana. Tukinjiza ubutatu mu rugo rwacu, Imana data ikatubera umubyeyi. Uzi kwicara mu rugo ukaba ufite umugore uzi ko ari umwana wa buriya fani. Ibintu by'Imana turongora abashiki bacu muri Yesu. Aza ari umukobwa w'Imana, nanjye nkaza ndi umwana w'Imana, nkicara mvuga ngo uyu mwana w'Imana sarandeba, ariko umugisha mfite nuko ari na papa. Muri Yesu ho abavandimwe bararongorana. Amen. Kuko bya bindi byica ubuzima batubuza byo nibyo mu mubiri, genetics zo mu mwuka zo ziteye ukundi. Ariko guhora iteka ryose uzi ngo hari ibyo ntakora kuko mfite papa. Buriya hari ikintu mpora nigisha abantu bavuga nti buriya urugo rurimo Yesu rubamo abagabo bakunda abagore, rubamo abagore bakunda abagabo bakabubaha, rubamo abagabo badahemukira abagore. Wayi? Kuko mba nzi ngo niyo umugore wanjye namusiga i Kigali nkajya Thailand, niho hantu haba ibintu by'ubusambanyi burenze. Njye nkunda kubitanga buhamya kuko rimwe nari mpuriyeyo n'umujugujugu. Hari ikintu kimwe kizandinda aho njya hose, no kumenya ngo ngendana na Yesu. Reka mbwire buri muntu wese wicaye hano muri uru rusengero, waba uri umusore, waba uri umugabo cyangwa uri umugore, ikintu kizakurinda kikakuvanamo umuntu wubako, kikakuvana muri yo rumatiriyo, no kuba ufite Yesu muri wowe. Kuko Yesu muri jewe ni ukundira muri jye, ni urindira muri jye, ni ukorera muri jye kubwo umwuka wera. Cyo nababwiraga by'ubutatu. Buriya ikintu abantu batazi, hari ibintu bikomeye bitugira abo turi bo. Akenshi twatinze ku mbaraga z'umwuka, ariko burya ikintu kitugira abantu, abagabo beza n'abagore beza, ni imbuto z'umwuka. Bibiliya iratubwira mu Bagalatiya 5:22 ngo imbuto z'umwuka ni urukundo, ni amahoro, ni ibyishimo. Iyo niyo atmosphere igomba kuranga urugo rurimo Imana: urukundo, amahoro, ibyishimo. Kandi ntabwo biba bishingiye ku biryo, ntabwo biba bishingiye ku bwinshi bw'amafaranga. Jewe ndabizi, nshobora kubivuga. Jewe ndongora, ngira ngo ni Ferina wabivuze, jewe ndongora, Imana yankoza akantu. Nari mfite akazi,
Imana irambwira ngo va muri aka kazi urimo ujye kunkorera. Njya gutangira umurimo w'Imana mu muryango witwa Jebeye, nta mushahara, nta yakazi kampembaga, mfite umugore, mbwira Imana z'Imana ibi ngurimo gukora nibiki, nta yakazi, narongoye, none nimve mu kazi, ngo nakubwiye ngo demission uve muri aka kazi, ngiye mu kazi katagira umushahara, katagira naho gakorera, pioneer. Ndagenda njya, twara abantu 10 b'abasazi niko nabyita, twiyemeje ko umukozi tuzamwishyiriraho tukajya tunamuhemba. Uzi uko nahembwaga? Bakoraga mu mufuka bagashyira amafaranga ku meza, nkayaterura nkashyira mu mufuka wanjye, nkakurayo nkodesha biro aho twayikodeshaga, andi nkakuramo umushahara n'imisoro ya leta n'ibindi. Nuko nahembwaga. Aventure. Ariko Yesu, numva rero ngo aventure irapfa. Maze kurongora ndongoye mu kwezi kwa 8, tugejeje mu kwezi kwa 10 inkotanyi zitiba twahageze, liberation iratangiye. Noneho no guterana guhura nk'amatsinda biba birahagaze, umushahara wanjye uburiyemo. Ariko burya Imana izagutungira gutunga tu. Hari ubu ngubu ngewe ngira amatara menshi, nari naranditse ikinamico, najyaga nandika amakinamico ariyo kuri radio. Nari naranditse ikinamico, numva kuri radio igihe kirageze cyo guhemba batsinze ikinamico, bati ikinamico yabaye ya mbere Rutayisire Antoine 150 babishyirira kuri konte. Ndavuga nti kabisa uyu korera Yesu yadutungishije manu. Madamu akazi ke baramujujubya muri kino gihe, baramujujubya, ariko byose ibyo sinshaka kubitanga ubuhamya. Imana irabikemura, kuko ikizaranga urugo, urukundo, amahoro, ibyishimo. Washoboraga kuza iwacu ntumenye ko n'ibyo bibazo bihari. Oya, kuko iyo umugabo n'umugore bakundana bashobora kurya ubusa, bakarya imboga zonyine, bakarenzaho amazi, kandi wababona ukabona babyibushye, kuko iyo Yesu yashyizemo ikiganza cy'ibintu birakunda. Uretse ko ntabwo twigeze tuba mu bukene burenze, oya, ariko Yesu yaradutungaga. Imbuto z'umwuka, urukundo, amahoro, ibyishimo, ibyo bintu bitatu nubona mu rugo rwawe bidahari, ujye umenya ko umwuka wamufungiranye, kuko iyo ni atmosphere y'abantu bafite Imana mu rugo. Imbuto z'umwuka ni urukundo, ni amahoro, n'ibyishimo. Noneho mu mibanire yabo bakavuga ngo barangwa no kwihanganirana, ingeso nziza. Hari ibintu bitatu bigora abagabo muri ziriya mbuto z'umwuka. Ubyumva neza iyo ubishyize mu Cyongereza, baravuga ngo imbuto z'umwuka ngo ni ukugira neza, kindness, kugwa neza, gentleness, kwiyoroshya, meekness. Ibintu kugira ngo usabe umugabo kwiyoroshya, kuba gentle, kuba kind. Ubundi usanga ari ibintu nk'iby'abagore, ariko Imana iravuga ngo niba uri umugabo according to Jesus, ugomba kuba gentle, ukaba kind, ukaba meek. Ingeso nziza, kugwa neza, no mu byo ukora byose, waba uri mu rugo waba uri ahandi, izindi ebyiri zirimo, ukamenya gukiranuka no kwirinda. Ibyo bintu nibwo butatu bw'Imana mu rugo. Urugo rurimo umugabo wuzuye amahoro, wuzuye ibyishimo, wuzuye urukundo, ufite kwihangana n'ingeso nziza no kugira neza no kugwa neza. Ujya hanze cyangwa ari mu rugo, mu marembo cyangwa mu ihema, agakiranuka kandi akirinda. Imana mu rugo. N'umugore umeze atyo, nubona abantu bameze batyo, ujye uvuga ngo uru rugo rurimo Imana. Urugo rufite Imana nka data, rufite Yesu nk'umucunguzi n'umwami. Kuba rero hari ibintu abantu bavuga ngo abagabo ni abatware. Ubundi buri mutware akorera munsi y'umwami. Nta mutware ujya ubaho adafite umwami. Abatware bakora muri system y'ubwami. So niba uri umutware ugomba kwemera ko hari umwami ukuri hejuru. Iyo Yesu yabaye umwami w'urugo, ntabwo umutware ategeka ubwami. Yesu arakubwira ngo rero ubwo wangiza umwami w'uru rugo uzaba umutware, ariko as long as unyumvira. Autorite yanjye iva mu bwami bwa Yesu. Uko mwumvira niko ubutware bwanjye bwiyongera. Muranyumva neza? Buri umupolisi, reka nkoresha icyo kigera kugira ngo mubyumve neza.
umupolisi yahagaze mu muhanda, ubu ngubu nambaye neza ra cyangwa nambaye neza? Okay, ngiye nkahagarara mu muhanda nkafata ifirimbi nkahagarika imodoka, wenda abantu bamwe b'abanyabwoba bahagarara, ariko abandi b'abanajyi wabo mu mujyi bavuga ati ariko uyu mugabo agomba kuba yataye umutwe, reka twikomereze kuko uyu si umupolisi. Ikigira umupolisi ni ukumvira ubutware buri hejuru, akambara uniform y'igipolisi, yavuze ifirimbi ukamenya ngo hirya y'iyi uniform hari leta yambitse uyu mupolisi, ifite ingabo, ifite abapolisi, ifite na gereza, ifite n'amategeko, ifite n'abacamanza. Rero iyo uhagaze uri umugabo ugahagarara nk'umutware munsi y'ubutware bwa Yesu, munsi y'ubwami bwa Yesu, ingabo zose z'ijuru ziguhagarara inyuma zikavuga ngo uyu mutware wambaye nk'uko umwami washaka azaba supported, ubutware bwe buzakomera. Iki nicyo kintu cya mbere tugomba kumva. Ubutware bwacu buva mu kumvira uwatugize abatware, ntabwo twabyigize. Isi yishaka kubitwambura, ariko nere kukubwira ni isi yashaka kubitwambura iyo uri we mu mbaraga za Yesu ubawe. Kuko bashobora kubwira umugore batari ko uriye mugabo kuki wowe utirevuruta ngo umere nk'abandi, kavuga atari ko mwebwe ntabwo mubizi, ntabwo wakwirevuruta ku mugabo umeze nk'umugabo mfite. Umugabo wanjye niyo nikunguje agwa neza, niyo ntangiye kumuzanaho akajagari arihangana, hanyuma byamara kugukamukamo ukaza ukavuga ngo mugabo mwiza, ngo kuko ubutware bwacu buva mu kumvira Yesu, tukaba abagabo according to Jesus. So icyo ni cyambere, reka nihute. Kandi ubwo ni cya kabiri nakirangirije mu bikoresho. Ubundi ibikoresho bizima byubaka ingo nabo bantu bafite Yesu nk'umwami n'umucunguzi, bavuye mu byaha, kuko buri ibintu bisenya ingo n'ibyaha. Abantu benshi bashaka kubaka ingo nziza ariko badashaka kuva mu byaha, ntabwo bizakunda. Ntabwo bizakunda kuko ibisenya ingo birasaba ko Yesu abanza agacungura bazijyamo. Kuko are you the right material? Abasore mwicayemo hano muri material Imana ishobora kubakisha ingo nziza? Kuko kuba musengera hano muri Noble cyangwa muri Women ntabwo bikugira right material. Hari abantu bava hano gusenga ariko bafite imitima itameze neza. Hari ahantu bava hano gusenga ariko bafite za lifestyles Yesu adashima. Ushaka kugira ngo ube material Yesu akoresha, banza wibaze niba uri ku murongo we. Kuko ushaka kubaka inzu nziza ashaka material nzima. Urashaka kubaka inzu ya etage ya niveau 10 na zingahe ugashyiramo ferabeto za 6, iyo nzu izahirima tu. Kuko ntusigaye ni za ferabeto za 6. Haraza ugasanga ngo ariko ngo ugiye ngo uyu muntu atangiye kunstressa ngo mbivamo. Sawa, kuki ngo bandi basigaye uri fragile kandi babigize intego, banashaka nabo bafasha ku izo ntego. Mparamyigisha ubyuga uretse ko kuki mwigira fragile, ngo yango mwebwerega ngo mwanyuze mu bihe bikomeye, ngo mwaze fine. Kuba twaranyuze mu bihe bikomeye ntibivuga ko tutarimwe mu maraso n'inyama. Mugomba kwiga gutekereza mukavamo material Imana ishobora gukoresha. Sibyo? Ubwo rero apostle, reka dutangire gutegura abantu kuva ari abana. Njye mbibwira aba pastor nkabwira ariko buriya wazatangira muri Sunday school akajya abwira abana bambaye amakabutura akabwira ati petit uri umuhungu cyangwa uri umukobwa, kuko rega hari ibintu tugomba kubakuramo. Hari ubugoryi bwaje muri kino gihe, uragenda wareba za cartoon abana birirwa bareba, ukabona harimo uduhungu baratangira kubategurira kuba ba gays n'aba lesbian. Harimo uduhungu turimo gusomana n'udukobwa turimo gusomana muri cartoon, barimo baramutegurira iki kumwumvisha yuko nubwo uri umuhungu ushobora kuba umukobwa. Umuhungu umwe yaraje arambwira ati ariko nubwo ubona ndi umuhungu ugiye numva ndi umukobwa imbere, ndabwira nikagira inkuru ubaye utu umukobwa n'imbere uri umukobwa. Ndamubwira hari ikintu kimwe kidashoboka, nta mugabo ushobora kuba umugore. Uburyo Imana yaturemye nta hantu wabona ushyira iterus ko buryo gitandukanye umugabo n'umugore. Hari urugingo abagore bagira abagabo batagira, ntabwo tugira iterus. Inda nyababyeyi ijya mu ruhinja ntayo tugira, nta nubwo wabona wishyira, ibyacu biruzuye. Ni impamo abazi biology muzambwira, abaganga barimo hano mubwire
ushatse gushyira umwana mu nda y'umugabo wamushyira hehe? Jewe igifu cyanjye kiramanuka gigafatana n'amara kikafatana byose. Nta mwanya urimo wo gushyira mu mwana. Bikubwira ngo iyo umuntu ambwira ngo ariko mo imbere ndi umukobwa, ndavuga ubukobwa bwawe uri hehe? Ariko Satani afite ukuntu abyinjiza mu bantu. Ariko nidutangira bakiri bato tugafata agahungu k'imyaka 5 tukabira ngo petit, ubwo wambara ikabutura ukaba uri umuhungu. Uri umuhungu ati ubwo uzaba umugabo. Kandi kuba umugabo ni iki bivuga? Uhere ku byo ashobora kumva. Nabo umutineja wongera uramfuruza. Nabo urubyiruko ube wamuteguye. Ajye kugera igihe cyo kurongora azi ibyo agiyemo yarabiteguriwe igihe gihagije. Naho ubundi niba dushaka gukiza umuryango, reka tuve mu bintu byo gutanga paracetamol ku bantu barwaye malaria. Mwebwe mwicaye hano mwarangije kugorama abenshi. Nukuri. Erega burya ari ibintu abantu batazi. Hari igihe ubwira abantu ngo urugo rwiza ngo rumera rugutya. Reka mbere kiko bimeze. Hari igihe umuntu ashobora kuba yaravunitse ukuguru agenda gutya. Noneho agahura n'umuganga w'umuhanga w'amagufwa akamubwira ati arikuza ikintu narebye ukuntu ugenda, iryo gufwa ryawe buriya waza akarimena akarisubiramo akariteranya wajya ugenda neza. Akamubwira ati ariko urumva maze imyaka 60 n'indi ngenda gutya, nta n'impamvu yo kwigora kuko n'ubundi ndagenda kandi ntacyo byantwaye. Ingo nyinshi nukuzibereyeho niyo babwiye ibintu bagomba guhindura barakubwira ati ariko twaracumbagiye. Ariko ntabwo mbabeshya. Abantu benshi bize gucumbagira hanyuma bageze aho baramenyerana muri uko gucumbagira ku buryo iyo babwiye ko bashobora kwiroderesa bakagenda neza birushijeho barakubwira ngo ariko ngo igihe twacumbagire ntacyo byadutwaye, twabyaye ducumbagira, turera abana turabashyingira ducumbagira, ntacyo byadutwaye, nta mpamvu yo guhinduka. Ariko reka mbabwire, iyo Yesu agufashe arakubwira ngo ya niyo waba ufite imyaka 67 uracyari work in progress. Reka mbere icyo nshaka kuvuga, jewe ubu ngubu mfite abana bashatse, mfite n'abuzukuru, ndimo diga kuba grandpa. Uyu munsi hari ishuri rimwe ryo mu bana b'abuzukuru banjye barambwe bati hari umunsi w'abagrandpa n'abagrandma, niriweyo. Kubera iki? Ndimo ndiga, I'm still learning to be a grandpa. Kuko nicyo ndicyo. Uyu mwuzukuru wanjye wambonye naje nkirirwa ku ishuri ryaho mpicaye, mu mutwe we hari ikintu birimo kumuteramo. Aravuga ngo ufite grandpa. Suko narimbuza ibindi nkora. As a matter of fact uyu munsi ho nagombaga no kwishyiraho stress nyinshi kuko hari akazi mfite ejo kansabaga ko nkirirwaho. Ariko navuze ntoya, reka kangaka ndaza kukararaho, ariko reka uyu mwana yumve ko grandpa yaje. Umwana wanjye umwe w'umwuzukuru yigeze kumbwira ati grandpa, ati ndashaka kuzaza mu rugo nkamara icyumweru kandi niwe uzajya unjyana ku ishuri kandi uze kumfata. Ndavuga ni sawa, tubyemeranyaho. Mu gitondo naramutwaraga ku ishuri tukagenda tuganira, twagaruka tukaza tuganira, akambwira dreams ze nyine z'abana, ukambwira kampa n'amapromese menshi. Akavuga ni fine, uyu nguyu ndimo ndamubibamo imbuto zanjye kuko ndi grandpa. Iki rero ni ikintu tugomba kumenya, nta na rimwe uzavuga ngo nararangije. Ugomba kugenda uba perfected every day. Jewe narongoye umugore turi bato, ubu dutangiye gusaza, tugeze mu gihe cyujya kurya ukarya imboga, ukarya imbuto, ukarya ibyo abandi bakundaga. Bakubwira bati nyama utariko muganga yarambwiye ngo ngabanye ibingibi, bakubwira bati tujye kurya brochette utariko barambwiye ngo ibimbigabanye n'ibindi bene nk'ibyo. Ukiga gukundana n'umugore mwembi mushaje. Urumva bidakomeye? Ariko ntabwo bikomeye, ahubwo iyo nicyo ndimo kubigisha nuko kwa kugenda uvuga ngo ariko ngo twaragendaga. Oya, we are still perfectible, sibyo? Reka rero ndangize turebe ikintu nabwiye ngo hari ibintu bitatu umwubatsi
ibikoresho na plan, igishushanyo. Reka turebe igishushanyo cy'urugo rwiza according to God. Icyambere tugomba kwigisha abantu, natwe tugomba kwipimiraho ibintu bigera kuri 7, reka mvuge cyangwa 6, ko ndabona muri note zanjye nanditse 6, ubundi njya mbigira 7, ariko ubwo hari kimwe navanze n'ikindi kugira ngo nihute. Icyambere nkurikije biriya tumaze kubona, nushaka gucekinga ugatangira gutegura ugatangira kwibaza nakubaka urugo rwiza rute, banza utekereze nzashyira Imana nte imbere mu rugo rwanjye. Kuko Bibiliya itangira bavuga ngo mbere na mbere Imana. Iyo niyo principe ya mbere, nzashyira nte Imana imbere mu rugo rwanjye. Icyambere ibintu 4 bikubwira urugo rurimo Imana. Icyambere ni urugo rusengana. Reka mbwira abagabo bicayemo hano n'abagore, narabigenzuye nsanga abagabo benshi babana n'ubumuga bwo kutavuga imbere y'Imana. Nanze kuvuga ko ari ibiragi, kuko ngo ibiragi ngo nugutukana. Ingo nyinshi zibamo abagabo badasenga, niyo baza umva nkubwira poso, niyo baba baza hano ndakurahiye umfasha aba bagabo bose nkabakoresha test, watangazwa no kubona umubare munini n'aba bari hano. Ntimundakarira ariko turabavandimwe kandi ndimo ndabigisha. Hari abana batarumva papa abarambitseho ibiganza bavugaho umugisha. Guaranteed ubwo buri muntu wese yigenzure. Ni kangahe abana bawe bakumvise ubahamagara? Dore Debora yicaye hariya, muze kumubaza. Bajyaga babyiganira ku bibero byanjye bukiri butoya kugira ngo mbarambikeho ibiganza mbasengere bazabe Imana ishaka ko bazaba. Ariko ababyeyi benshi, hari abana batarumva umugisha wa papa, kandi burya umugisha wa papa niba dufite bwa butwara Imana iduha, burya ufite agaciro karemereye cyane. Urugo rusengana, umugabo akicara agasenga, umugore akavuga amen. Umugore agasenga, umugabo akavuga amen. Ubundi mwembi mugomba gusengana at least rimwe ku munsi. Nshobora gutanga Imana aho umugabo sinjya mfunuka mu gitanda na madamu ngo twirukanye tutabanje gusengana. Dusengera ibintu 3. Utanze undi gutangira ashima Imana, agasengera umuryango wose. Abana bacu tubavuga mu mazina n'abuzukuru, n'abana twareze n'abo twafashije tondetse, ugasengera famille religie, abavandimwe, ariko kuko ari benshi tubavuga muri rusange, abavandimwe bacu nabo bashakanye n'abana babo n'abuzukuru. Urumva babivamo se? Cyane cyane iyo umaze kongeramo n'imiryango twashingiye n'iyadushingiye, baba babaye benshi. Ariko niyo bivuze gutyo, Imana yo burya irabizi, uba wabasabiye umugisha. Yarangiza agasengera abo dukorana, hanyuma undi agasengera itorero n'igihugu. Byo ni ibintu 3 nta na rimwe mu rugo rwacu tumaze imyaka 35 tubikora. Urugo rusengana. Number 2, urugo rugendera ku ijambo ry'Imana. Twebwe turanarisoma buri joro, umusomyi wa Bibiliya tukarisoma. Number 3, kubahisha Imana ubutunzi bwacu. Ibyo twabyemeranije na madamu, nta faranga rizaca kwa Rutayisire Antoine ngo turige tutaritanzeho icya10. Ntibibaho. Abe menshi abe make. Iyo ni principe y'urugo rwacu kuva tukira abafiance. Kuko twebwe iyi code of conduct twayanditse tukira abafiance. Hari ibintu twemeranije tukira abafiance. Twemeranya ko number 1 tuzagenda nk'abakiranutsi kugeza igihe tuzimariye, ko tutazaryamana tutaraba umugabo n'umugore. Ariko nitumara kuba umugabo n'umugore, hari amahame tuzagendera. Number 1, Imana izabiyambire mu rugo rwacu. Tuzasengana, twigisha abana bacu gusenga, ko nibyo Imana yari yarantegetse, umutambyi w'urugo rwanyu. Tuzubahisha Imana ubutunzi bwacu. Tuzagendera ku ijambo ry'Imana. Tuzubahisha Imana igihe cyacu. Tugomba kubonera amateraniro umwanya. Yewe nagize n'umugisha nyuma ubwo nabaye pastori, nabanje kuba umuvuga butumwa mu pastor, ubwo nawe bikagenda bityo. Ibi bintu mugomba kubigira principe. Imana ikabi ya mbere. Number 2,
twihuse. Ikindi cyubaka urugo, buriya Imana ni fondasiyo. Yesu yaravuze ngo abubaka ngo nigebuye rikomeza imfuruka, ariko sima ikomeza amabuye bubakisha. Mu kanwa kacu havamo ubuzima n'urupfu, communication. Hari ingo nyinshi zibamo abagabo n'abagore batagira communication. Barakubwira ngo ariko turavugana, ngo turaganira. No, hari taxi nabonye yanditseho ngo jya uvuga ibikureba. Kwicara we n'umugabo n'umugore mukicara ahantu mukavuga ibibareba. Amfete ibi turimo kwigaho yewe na madamu nuko atari hano ngo nanjye nari kumupaza mikrofone akabaho ubuhamya. Twatangiye tukiri aba fiance, twemeranya ko niduhura tuzajya tuvugana, tukavugana, tukavuga ibitureba, tugapangira urugo rwacu. Nahoze mbabwira ko nari mfite plan yo kugura inzu koko narayiguze, ariko dufatanije. Abantu bakambwira uwo mukobwa waguhaye amafaranga ye mukagura inzu utaranamurongora, iyo mukatera se nkamusubiza ye cyangwa se nkayimuha akansubiza yanjye. Icyo nende kubabwira ni kimwe, ibintu byacu twabipangiraga hamwe. Nuno munsi kandi ubu ngo baza hondi arabizi ko ndimo kwigisha hano nubwo ari muri Ethiopia, kuko niya dahari. Hari indirimbo kera ya Kitoko nari narayishyize muri ntuza yanjye muri telefone. Iyandaye kure ntabura kumpumuriza, aturaye kure y'amaso yanjye, nturaye kure umutima wanjye. Abantu bakambwira ati ko pastor ushyira indirimbo nk'iyi muri telefone, ariko nari narabikoze gusa kugira ngo njye nsetsa abantu. Urabizi zakora tunes nyine abantu baba barashyizemo, hanyuma nayikuyemo kubera yuko ariko icyo nende kubabwira communication. Buriya sima y'urugo, ushobora kubona urugo rurimo umugabo n'umugore badakijijwe, ariko iyo badevelopye communication, nubwo urugo rwabo rushobora kugira utubazo, ariko ruba urugo rwiza. Buriya icyatumaga n'ingo zigenda zitandukana mu bwiza, bakabwira ngo bari abantu n'imfura, ni abantu bize kuganira ku bibareba. Ndaza kubabwira ibyo abantu baganiraho. Ibi turimo kwiga, iyo mushaka kubaka urugo rwiza bihinduka sujet za communication. Ikintu cya gatatu mugomba kwiga, kumenya kwikemurira amakimbirane. Hari abantu bahora iyo havutse akabazo yamubwira atari ko hano hari ikibazo. By the way, uwo ni umurimo w'abagabo. Iyo havutse ikibazo, messieurs, we nyirurugo, mutware w'urugo, niwe ugomba kurinda urugo rwawe impagarara. Madamu yakubwira atari ko hano hari ikibazo, ukamubwira ati nzagishakira umwanya tukiganire. Iyo nibwiriza mukagira igihe cyo kuganira ku bibazo byanyu, n'ibyo bibazo ntibibona umwanya wo kuvuka. Niyo bivutse mu bikubita bitaraba binini. Ko hari ikintu kimwe nkunda kwigisha abantu, kandi nabyigishijwe n'Imana. Iyo havutse ikibazo kikarara hagati y'umugabo n'umugore, kikaryama kigasinzira, namwe mukagisinziriraho, umva, niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo nurakara izuba ntirikarenge ukirakaye. Kubera ko ikibazo cyaraye hagati y'umugabo n'umugore, kiragenda kigahamagara abanko, kikazana na ba anti. Kuko wa mugore uryamye ababaye aratangira akibuka yuko mukiri n'abafiance, hari igihe wibagiwe kumuhamagara, akibuka yuko mumaze kwimariya, hari igihe wibagiwe anniversaire ye, akavuga atari kuzi ko ibi bintu kuko ariko byabaye. Bwacya mu gitondo ugasanga anko wa cya kibazo na anti na cousin byose byahuye. Noneho umuntu yaza muri counseling akavuga ati rega uyu niko yabaye, agira gutya umugabo akavuga atari kuzi ibyo bintu byose, ngo none se ubwira ko nabyibagiwe. Buriya mujye mwitondera abashiki bacu, wagira utubati babikamo ibintu neza, kubera ko ikibazo cyaraye hagati y'umugabo n'umugore, bucya cyahamagaye umuryango wacyo kikaba kinini. Biratubwira ngo nimwige gukemura amakimbirane atarahinduka ikibazo kinini. Abantu bakunze guhunga ibyo ngibyo, bahunga gukemura amakimbirane, abambere n'abagabo. Iyo umugore atangiye kuvuga ati dukemura amakimbirane, ati ko hano hari ikibazo, ariko mugabo ngo rero mubwire ndananiwe rwose, ujye undinda ibi bintu byawe, none se tuzabikemura ryari? Ngo ya ngo ariko ngo icyurumva ari ikibazo.
umva umuntu nakubwira yuko afite ikibazo niyo yaba ari imbeba akakubwira ati hano hateye ingwe, ujye wicara iyo ngwe muyirebe, nimumara kuyihindukiza akabona ko ari imbeba nawe azabyemera ko ari imbeba, ariko undi ati hano hari ingwe, ukamubwira se ingwe yaciye yinjira mu nzu koko, ati irahari yewe ndabizi. Hari igihe umuntu afata akabazo kakita gatoya kandi kuri wari kanini. Mutega amatwi, mubanze mukore distance, ikibazo mugishyira imbere yanyu, mwe mwegerane mukundane, nimurangiza mugikubite mwembi mukireba, kuko ikibazo gihagaze hagati y'umugabo n'umugore kimera nka ya nyamaswa y'amabara abiri. Umugabo witwa Horusoyinka yanditse inkuru y'inyamaswa y'amabara abiri. Mu nyamaswa y'amabara abiri yaramanutse igiye kunywa amazi. Hari abahinzi bari haruguru y'umuhanda n'abari hepfo yawo. Ku ruhande rumwe yari igitare, ku rundi ruhande ari umukara. Abo haruguru babwira abandi ati iriya nyamaswa y'umukara mwayibonye? Abandi ati n'ubundi niko mwabaye, amaso yanyareba nabi, iriya nyamaswa ni igitare. Aba basaza rero burya abasaza tugunze kwigira wayize, baravuga ati ariko ubundi murapfiki ko n'ubundi iri buzamuke niva kunywa turaza kuyireba. Inyamaswa izamutse urumva ubwo yahinduye size, side nako. Ahari hepfo hagiye haruguru kuko ihindukiye irebiriye. Abo haruguru batari ko murabizi, burya mwatubwira gukuri koko ya nyamaswa n'umukara. Abandi atari ko niko mwabaye, inyamaswa ni igitare, warongeraho gimpaka. Ubundi biroroshye iriya nyamaswa muyegereye mukayishyira imbere yanyu, mukajya hamwe mukabona ibintu kimwe, inyamaswa mwabibona ko ifite amabara abiri. Ariko kenshi umuntu akubwira ibintu ntushake kubyegera. Communication ikemura ibibazo ni yemera yuko niba umuntu akubwiye ko hari ikibazo cyemere ko gihari, mugishakira umwanya mugikureho. Conflict resolution tugomba kubyiga. So muri cya gishushanyo cy'urugo rwiza, communication iherekeza conflict resolution igomba kubaho. Haro ariko ndabona mutishimye cyane ngira ngo cyangwa nimo ndabigisha ibintu biremereye. Oya fine, niyo byaba binaremereye sindi bubihindure, kubera yuko mugomba kubyiga, mukabyiga mukamenya yuko communication ni ngombwa, niyo sima ituma umugabo n'umugore babana neza. Mukamenya ko kwikemurira amakimbirane mutagombye guhamagara undi muntu wo hanze birashoboka iyo mwembi mutari intagondwa ngo utsimbarare kuri position yawe. Abantu bakunda gutsimbarara, witsimbarara kuko umunsi washakanye n'umugore ugashakana n'umugabo mwemeye ko muzaba umwe. Yaro kandi kuba umwe birahenda, biranababaza. Izi ntoki zanjye uzanye umukobo ukazihambiranya gutya uko zimeze ari nzima, na nyuma y'amezi abiri uzasanga nukuraho umukoba zizongera zigenda. Ariko ubuzanye akantu ugakata hano n'urukarukata hano ukabyegeranya neza ugahambira, igihe zirimo gukira uzasanga zarafatanye. Hagomba kubaho pain kugira ngo tubumwe. Hari ibyo bagomba kudukataho, hari ibyo bagomba kugukataho mukabona kubumwe. Iyo udashaka ko bagukata rero cyo ni ikibazo. Buriya ni nacyo kibazo dufite mu ijambo ry'Imana, avuga ngo ni mumwegere namwe mwubakwe nk'amabuye mazima. Nta kintu kibi nk'ibuye rizima. Ibuye rizima riza rishingaraye, bakavuga ati ariko kugira ngo iri buye turyubake kuri iriya buye ryitwa Kristo hari ibyo tugomba gucongaho. Utoya mutanconga, jewe mumfata ukondi niko nabaye. Ntabwo muri umuntu avuga ngo jewe niko ndi ngo gomba kumfata ukondi. Oya, niba ugiye kubana n'umugore ukabushyingara bifite inkoko riri hari, barakubwira ngo yigarura imbere kugira ngo ubone uko akwegera. Uti otoya jewe niko ngenda mbangaraye. Ntabwo muzagenda nubangaraye, hari ibyo ugomba kureka. Amen. Ubwo ntibibaye bitatu, Imana at the center, communication, conflict. Icyakane ikintu cyitwa intimacy. Itandukanye na communication rero, burya intimacy ni ubusabane ariko bwimbitse. Ni nabwo buvamo ikintu cyitwa imibonano mpuzabitsina. Akenshi rero iyo twigisha abantu ibi cyo turagitinya ntitujye tunakivugaho, usanga ari ikintu kiri tabu. Abantu nyine baravuga ngo reka ngo ibyo bintu ni ibipagani. Biriya bintu ntabwo ari ibipagani, ni ibintu byaremwe n'Imana ngo abantu babinezerwe. Niko Bibiliya ivuga, ntabwo ari giye wabiremye.
muzarebe Bibiliya yanyu muzabibona rwose Imana yo irabivuga pe itomoye. Nabyo tugomba kubyiga. Ariko rega mbasigira ikintu kimwe, akantu kamwe gusa kabyo muzabyiganirireho, nayo burya sex tungabona communication. Kwicara ukamenya ngo uyu muntu tubana yanezerewe, yageze yajya. Nigeze kwigisha abantu b'urubyiruko, urubyiruko ni rwiza, amayange couples, barambwira ati uze kutubwirira bariya bagabo ko twabashyize ukwabo abagore kwabo noneho abagore barandika tu, barambwira ati uze kutubwirira bariya bagabo ngo hari igihe muzamukana umusozi mukadusiga ku gasozi mukimanukira. Ariko ibyo ngibyo muzabiganireho, ibyo communication nayo niyo ibitunganya, sibyo? Ikindi mugomba kwitaho cyane muri ya plan, urumva tugiye kubaka inzu ifite ibyumba, icyumba kimwe turashushanya ngo hano hazaturamo Imana, ikindi cyumba tuzadevelopa communication yacu, ikindi cyumba tuzirinda amakimbirane naza tuzajya tuyakubitira imbere yacu no hagati yacu, ikindi cyumba tuzatunganya imibonano yacu intimacy rwose ku buryo umuntu yumva akunzwe pe kumugera ku musokoro. Hanyuma ikindi kigomba kubaho ikintu cyitwa finance. Abantu benshi, hari abagore batazi imishahara y'abagabo ku isi, ntibazi naho inyura. Hari n'abantu bemeranije babaho nabi, akakubwira ngo wowe umushahara wawe ujye ujya kuri konte yawe, uwanjye ujye kuri konte yanjye, tugire konte duhurizaho, ibyo kumbaza ngo mpembwa ngahe, that's not your business. Umunsi warongowe n'umugabo cyangwa ukarongora umugore, ayo uhembwa it's her business, ayo uhembwa it's his business, agomba kuyamenya. Ariko ibingibi abantu benshi barakubwira ngo ngo urabizi ngo muri kino gihe ngo hari n'igihe umuntu ngo abazagucika. Sawa, ni wararongoye umugore uzagucika, ubwo so mu nzu ya Yesu aba bandi ese ujya kurongora ibandi uri mu biki ibyo ngibyo. Ariko reka tubanze duhere hahandi barahari, nanjye ndabizi. Ariko reka nkubwire ikintu kimwe Apostle, umuntu washatswe n'ibandi cyangwa washatse ibandi ntabwo ari Yesu wamushingiye. Kuko kenshi by the way hari igihe tuza hano tukibagirwa yuko hari abantu bajya barenganya Imana. Umuntu umwe yambwira ngo ariko pastor ngo kuki Imana yemera yuko ngo umuntu ankorera ibintu nk'ibi, n'abana zeka maze ngo baza akabazo kamwe, ujya kumushaka warayibajije atoye, none se urayibaza iki? We warishugurikiye, shuguri yawe yagupfiriye. Ariko rero mureke tujye tubyoroshya, kuko hariho benshi baje muri Yesu bararangije kurongora cyangwa kurongorwa, ntacyo wabikoraho, gusa ihangane, ongera wihangane. Sibyo twigaga ubushize, ongera wandike, sibyo? Ongera wandike, kuko igihe washakaga Imana itarimo bishobora kuzakugora kuyizanamo bigeze imbere. Ongera wandike, wihangane. Ariko ubundi mwicaye, family finance ntabwo yagombye kuba ikibazo gitandukanye umugabo n'umugore. Kuko reka mbabwire impamvu, ndimo ndagana no ku musozo. Hari abagabo, ariko n'abagore nabonye mwaratangiye kubikora kuko mfite proof. Hari abagabo bibikaho amafaranga ntabwire umugore, akanubaka n'inzu kugira ngo bitazagaragara ko ari iye, akayishyira kuri bashiki be cyangwa ku bavandimwe ngo ayihishe umugore. Ibyo mvuga mbifitiye gihamya. Ariko ingaruka zabyo, buriya urupfu ntirujya ruteguza, ukagira gutya stroke ikagukubita, ubwonko bugasiba, konte zawe umugore ntazi aho ziherereye, urupfu ruragukubise rurakujyanye, umugore ntazi aho inzu wubatse iherereye. None ubwo mu minsi iri imbere tuzajya tuvuga ngo n'umugabo, kuko n'abagore basigaye babikora. Mwaraje rega. Ariko icyo nenda kubabwira, ubundi Bibiliya yatubwira ngo umugabo azasiga se na nyina, abane n'umugore we akaramata babumwe.
ntabwo twaba umwe ufite imitungo yawe nanjye ufite iyanjye bitandukanye. Dushobora kubyemeranyaho kubera convenience zisigaye zibaho, amabanke n'ibindi, ariko tuba tubiziranyeho, tuba twiyaranje na aranjomo. Hari abajya mu rukiko bakaburana ivanguramutungo kuko babonye ko ibintu byakomeye. Ibyo rwose ibyo n'ubwenge, Ananiya na Safira bakabyumvikanaho. So reka nsoze, finance nayo igomba kuganirwaho. Hari ikindi kimwe gikomeye, ikintu cyitwa umuryango mugari. Bagabo, bene data, bagore, bashiki bacu, umuryango mugari ugomba kuganirwaho kandi ugateganirizwa, ntube gasenya muryango. Ko hari abagabo bashyigikira iwabo bakinyora iwabo w'umugore, hari n'abagore bashyigikira iwabo bakanga iwabo w'umugabo. Ubundi iyo twashakanye imiryango yacu yombi ihita ihinduka umuryango wacu. Mugomba kubiganiraho. Niyo mpamvu nabwiye ngo sima ikomeza umuryango ni communication. Iyo mwicaye mukabiganiraho, nkanjye giye ngira ubuntu burenze, ariko ibyo nkora byose tuba twabiganiriyeho na madamu, kuko hari igihe nshobora gutanga amafaranga urugo rugakena, ariko nabyizeho ubwenge, ntabwo nabikoze rimwe ntibizongera. Ubu ngubu amfite buriya mvuga kuri finance, hari ibintu tugomba kwiga. Bamwe dutungwa n'imishahara. Giye ubuzima bwanjye bwose sinigeze ncuruza, natunzwe n'umushahara, kandi ndabizi ko bamwe muri mwebwe mumeze nkanjye. Iteka ryose muzumvikanye, mugire reserve account y'ibihe bibi cyangwa n'ibihe byiza, kuko sina ngombwa kuba bibi. Finance mugomba kuzicunga, ariko iteka ryose mukagira finance zateganirijwe ibihe bibi. Ibyo nabyigishijwe n'Imana nkiri umuseribatiri, kugira reserve account ikabaho, mukaba muzi ngo iyi reserve account ninjya gushyingira abana nzakora muri reserve account, ntabwo nzagira ibibazo kuko nabikoze kera mbere. Nindamuka ndwaye mzakora muri reserve account kuko narateganije sinzarushya abantu. Kora reserve account kandi ushyireho menshi. Niyo waba uhembwa make, jewe bigiye byose nahembwe make, kandi reserve account twarayikoraga gakunda. Shyiramo ugire reserve account, ariko byo mwabiganiriyeho. Umuryango mugari. Hanyuma icyanyuma tugasoza tugasenga. Ikintu cyitwa rero kurinda urukundo, maintaining love. Maintaining love, buriya hari igihe abagabo bibwira yuko iyo umaragira umugore imyaka n'imyaka ubwo biba byararangiye nyine, ariko igihe ngira abana bamfasha. Rimwe madamu wanjye yari yagize imyaka runaka, ntari bubabwire kuko ntawe ujya avuga imyaka y'umugore we ku karubanda. Noneho rero umukobwa wa nyuma arambwira ati, daddy, ati buriya se wateguriye iki mama? Ubu rero ndigishema mu bintu byo gukora amagift. Arambwira ati, nzagushakira bouquet de fleurs iriho indabyo zingana n'imyaka ya mama. Ndamubwira nti mafi icyo. Aragenda arayizana nziza iriho indabyo igihuru, ariko hanyuma isaha igeze nyine ndagikamata, ndamubwira nuva rero buri mwaka wose tumaranye kuva ukivuka nyine, this is how much I love you. Maintaining love, sibyo? Urukundo, hari umuntu waririmbye ngo nta rukundo rutoha rutuhiwe. Niyo umugore cyangwa umugabo mwamumaranye imyaka 35, ubwo turi mu bafite myinshi, ariko nabonyemo abasaza hari wenda bashobora kuba bandusha, birakubwira ngo buriya nuriya mukecuru, uriya musaza amubwiye umutoma wabona abaye inkumi. Kwicara ukamubwira ariko umva nubwo ushaje ntawakundutira nani. Iyo maintaining love iri mu bintu tugomba gushyira mu mutwe. Niyo mpamvu rero muri ya plan y'urugo nababwiye ngo hari ibintu bitatu ndashoje. Icya mbere no gutoranya umwubatsi mwiza. Icya kabiri no gutoranya ibikoresho byiza. Icya gatatu no gukora plan y'inzu yawe igizwe na biriya byumba byose uko ari 7. Ukavuga ngo umwubatsi wanjye azaba Imana mu butatu bwayo. Imana Data, tuzatura nk'umuryango w'Imana, Yesu aba umwami w'urugo rwacu. Hari akantu k'agataburo twajyaga tugira kera, ariko n'ubu ndagafite mu Cyongereza, ariko kabaga mu Gifaransa kavuga ngo Jésus Christ est le chef de cette maison. Auditeur silencieux à chaque conversation. Hôte invisible à chaque repas. Kugira Yesu uturi wanyu ukabuzi ngo arahari, nubwo tutamubonesha amaso ariko arahari.
niwe mwami w'uru rugo, jyewe nkaba umutware, kandi ubutware bwanjye bukaba butemba buva muri ubwo bwami bwe. Amen. Hanyuma umwuka wera akaba ari urema atmosphere y'urukundo, amahoro, ibyishimo, imibanire yacu, ingeso nziza, kugira neza, kugwa neza, kwihanganirana, imikorere y'ibyo dukora byose hakabamo gukiranuka no kwirinda Imana mu butatu iwacu, tugasenga Imana, tukayiramya, tukayiramisha ubuzima bwacu, ubutunzi bwacu, igihe cyacu, kumvira ijambo ryayo. Amen. Hanyuma gukora plan ikwiriye igizwe n'ibi bintu: kugira Imana iwanyu at the center, kugira communication ihoraho, kugira conflict, gukemura amakimbirane, gufata ikibazo ntikibe hagati yanyu kikaba imbere yanyu mwembi, umwe kayigera nacyo kikajya imbere. Hanyuma na intimacy, gukundana eze nka wa mutwa. Padiri yabwiye umutwa ngo avuge amategeko 10 y'Imana, agasimbuka rimwe akamubwira ati ariko se ko ari muryo nimba gusa ati wa padiri, ati ndabivuga nkumva mbishaka. Gukundana. Hanyuma finance, umutungo w'urugo kuganiraho, umuryango mugari, no gukomeza urukundo nyuma yo gushakana. Iyi plan ni muyikora, reka mbatume mugende mwicare mubiganireho abafite ingo, mwibaze ngo ariko ibi bintu twize uyu mugoroba turabikora? Ese niba tutabikora twiteguye guhindura tukabikora, cyangwa tuzakomeza tugende nk'uko twagendaga, ducumbagire, dusenge Imana? Ariko reka nsabe kuri uyu mugoroba, niba wicayemo hano uvuga ngo mva hari icyemezo mfashe uyu mugoroba, ntabwo ngiye gusengera abihana, ngiye gusengera abafata icyemezo, new resolution yo kubaka ingo nziza, new resolution cyane cyane nkatwe b'ababyeyi yo gusubira inyuma tukumva responsibility yacu kuba umubyeyi, new resolution yo kuvuga ngo ngiye gufata responsibility yanjye yo kuba umugabo in Jesus oseriyo, new resolution yo kuvuga ngo ngiye kuba umugore uzuye imbuto z'umwuka, new resolution y'umugabo n'umugore bicaye hano bavuga ngo tugiye kwicara urugo rwacu rubemo Imana, urugo rwacu rubemo communication itunganye, urugo rwacu rubemo conflict resolution ihoraho, urugo rwacu rubemo finance tuziranyeho, ducungira hamwe, urugo rwacu rubemo urukundo rutazacogora kurinda baduherekeza tugiye mu ijuru. Uwafashe resolution azamura ikiganza avuge ngo Mana ibyo ndabyemeye. Wenda mukomeze mwicara unzamurira ikiganza gusa, bwira Imana ngo Mana hari icyemezo, ariko nawe wafashe icyemezo utagifashe ntazamure, kuko ibyo byaba ari ukubeshya cyangwa ari ukwishushanya. Turagushimye Mana yacu, ubundi nta kintu na kimwe waremye utagikoreye plan. Iyo dusomye ijambo ryawe uduha master plan y'urugo rwiza uko rugomba kumera, uduha master plan, uduha road map y'urugo rwiza uko rugomba kugenda, uduha ndetse igishushanyo cy'umugabo according to you, uduha igishushanyo cy'umugore ukunezeza wishimira. None mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo, maze guha ubu bwoko bwawe ibyo wanyigishije, bagenderere buri wese umubwire ibimureba, ufite ibyo agomba guhindura umuha imbaraga zo kubihindura, ufite icyemezo yafashe uyu munsi ntikiba amasigara cyicaro, imbaraga zawe zikorera hagati muri twebwe, kuko muri ino myaka turabizi ujya gushyira ku mutima wa Apostle gushyiraho igiterane nk'iki nuko hari ibyo ushaka gukora mu miryango, kandi umunsi tuzagira imiryango yatunganye natwe tuze influence yindi miryango nayo itunganye. Dufashe Mana, dufashe tube imiryango y'icyitegererezo, dufashe tube imiryango ijya kugarura iyindi miryango, uduhe rescue mission ku miryango irimo gusenyuka, uduhe rescue mission yo abana bacu kugira ngo batazubaka ingo zisenyuka, uduhe rescue mission ku rubyiruko rwacu. Reka imbaraga zawe zigaragara ahantu, kandi nsengeye iki giterane uku kwezi bazamara kizaba ikiterane cy'umugisha,
kizaba icyumweru cy'umugisha, kizaba icyumweru cy'imbaraga, kizaba icyumweru mpindura miryango, kizaba icyumweru mpindura buzima. Mana turasenze ngo ku kwezi kuzasijya umusaruro kandi ufatika. Mwami Yesu waravuze ngo icyatumye mbatoranya ngo simwe mwantoranije, ngo ni gihe wabatoranije mbashyiraho kugira ngo mugende mwera imbuto kandi imbuto zanyu zigumeho. Reka imbuto zacu zigumeho. Uku kwezi kuzabyara imbuto zigumaho. Uku kwezi kuzabyara ubuhamya buzahindura iyindi miryango. Imbaraga zawe zigaragara aha hantu, icyubahiro kibi cyawe, ubwoko bwawe buhabwa umugisha. Mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Pastor, mwakoze kwihangana. dusabe pasiteri, turabizi ko agiye kujya kwicara, twashaka udufatanye dusengera abantu b'abasingo. Iki gihe hari amajwi abonye ingorera. Iyo turi kwiga ku muryango twumva ibingibi, hari ukuntu satani wenda bamwe baranyomoza, ariko giye kuko mvugana na benshi ndabizi, hari abo satani agiye yongora akababwira ati ariko se ko bavuze iby'umuryango wowe urimo, akaba yasigara no mu rugo, cyangwa akaza akavuga ati reka twiyumvire twumve bino bintu. Harimo abapfakaye, harimo abadivorceje, harimo ababyaye barinda bakura batarigeze bashaka, n'ababyeyi, ariko mwumvise ko harimo nk'abantu nk'umuryango mugari baribonamo kuko bafite abana bubatse, bafite abana bagomba kugira inama, bari muri wa muryango mugari. Numvaga twasengera abo bantu kugira ngo Imana iba healing, ariko bumve ko this is they are part of this, bumve ko iba ari ibyabo. Reka tubasengere, si ngombwa ngo bahaguruke, ariko twabafatanya kubasengera. Ndasengera wawe, sengera wawe. Wabona Imana itanze nande, hari n'abakiri batoya Imana ishobora guha amahirwe, ahubwo igiti iyo cyatemwe ikongera kigashibuka. Twanya ngo tubasengere. Sawa, ka dufatanye gusenga. Turagushimye Mwamana yacu. Hari igihe tuvuga umuryango ndetse bamwe bicaye hagati muri twebwe bikabazanira regrets, zikabazanira n'agahinda, ndetse kuko hari abafite imiryango yasenyutse, hari abafite imiryango itagenda neza, abo ngabo baracyafite ibyiringiro. Hari n'abadafite imiryango yubatse mu buryo bw'umugabo n'umugore, hari ababyaye wenda bikababera impamvu yo kutashaka, ariko icyo tuzi ni kimwe, imigambi yawe ku buzima bwacu ntabwo igipfa. Hari abapfakazi baba bari hagati muri twebwe, abo ngabo bafite n'ibyiringiro, kuko aravuze ngo uzaba umurengezi w'umupfakazi, uzaba se w'imfubyi. Reka dusengera abo bantu bose. Uwaba yarakomerekeye mu muryango, yewe n'uwaba arimo gukomerekera mu muryango, Mwami Yesu nicyo cyakujyanye ku musaraba. Uri umucunguzi w'umuryango, kuko igihe wajyaga ku musaraba wishyizeho intimba zacu n'imibabaro yacu. Uremera uragambanirwa, uremera urahemukirwa, uremera uratereranwa. Reka uwaba ari muri iyo situwasiyo yo gutereranwa, yo guhemukirwa, yo guhemurwa, abone comfort, abone kuremeshwa umutima no kumenya yuko ushobora kumwumva, kuko nawe wababajwe gutyo. Rambura ikiganza cyawe, cya kiganza washyize ku musaraba kigakomereka ku bwacu, uwo muri imitima yaba bari hagati muri twebwe bakomeretse. Turasengera abantu b'urubyiruko rimwe na rimwe bumva ibi bintu bibateye ubwoba. Mana, ntabwo wigeze urema ikintu cyo kudutera ubwoba. Ibyo waremye byose nibyo kutugirira neza, ibyo waremye byose nibyo kutunezeza. Utera umwete urubyiruko rwacu kandi ubahe courage yo kumenya ko iyo tugendanye nawe ibyo tugiyemo byose urabitunganya. Mana, wumve gusenga dusengera aha ngaha. Turasengera kategori zose z'abantu, buri muntu wese umusange, buri muntu wese umuganirize ushingiye ku buzima bwe, kuko ntabwo ujya udusaba kubaho ubuzima bw'abandi, udusaba kubaho ubwacu muri wowe. Buri muntu wese umwegere, buri muntu wese umwiyegereze, buri muntu wese akwegere kandi umuremere ubuzima bushya. Reka icyubahiro cyawe kigaragare muri twebwe, umugisha wawe uduherekeze iminsi yose, mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Reke dukomere Imana amashyi, dushimire n'umukozi wayo. Amashyi menshi, amashyi menshi, amashyi menshi.